byagenze gute? Ese ibyo nakureba. Mama urakoze cyane. Uzambara. Darire yaho mwaka nagukoreye yagenze. Kote cha maji. Ingo. Ya wagize angahe? Chuo. Usigaye uri umwana mwiza. Namtosho. Examu waramutse. Naramutse. Eti gatangaje. Zamu. Peta. Urareba amabuye y'inaha. Agenshi abantu nyine utwo dukweto ujye twambara nawe. Twanguriye. Urakoze cyane maboko. Mama urakoze cyane. Ujye uzambara. Mbere yuko njya ku kazi hari ikintu nagira ngo tumaze tuganire. Urareba nyine ejo bundi twahuye n'ibibazo papa wanjye yarapfa ariko nyine ukomeze kwihangana gusa nyine nta kavuyo nkereye hano ntabyumva ubwo rero ngiye ku kazi nta kavuyo nkereye hano Nza kwibuka zanira umugabo. Ingusho noneho umva takora ritende kujanda teru. Preza. tureba ibintu ejo bundi byabaye ndagira ngo rero abana banjye ujye ukora uburyo ki bushoboka bashimishe. Mabuja ariko wakoze cyane kudukweta ubu nanjye dore nambaye neza pe. Mabuja arakoze. Ubu nanjye umva ubu rugo ngiye kujanda bandufite. Kambye ko ngomba kubita. Nta wakwinjira sha. nta kibazo nuko nanje kureba kare ahubwo se arahari ntari urugendo rwiza. Ariko abantu noneho basigaye baradusura ariko bamugana bagomba kudusura. Bebe fungura byaha noneho hajya wowe mabuja bwe ngo fungura gara aheno ntabihari ndagapfusha rukarara. Utatamwe n'iki Mwaramutse. Kararahari. Arahari kuko yari kuvugana na mama we arahari. Aze murebe. Murebe. Komereza akazi kanjye gusinjira ahegera. Nicaye ku kantu kanjye mabuza shanyiritse intebe.
kariya numeze neza iyi nari meze neza nyihanganiye nyine dukora amasomo nabuze ukuntu nza gusa nyine nkomeze kwihangana nta kibazo gusa ndabona ameze neza nta kindi kibazo se ufite oya nta kibazo mfite se we na njuga ibyanyu bimeze gute da uramenye sinari bwana ahubwo nari mwe ahubwo se ndaza kumubona iyi wamubona kajye kumuguhamagarira oya shamureke no kuringira usoza ukuntu umutinya ese ubona adakanganye oya ntari biryo ariko ke ntaribi niba byakunda mubwira kajye kumuguhamagarira ese iyo mugore izi ntebe uri gusohora kandi narakubije kuzandika areka hari umumama wari waje kunsura mwese uzirekera hanze eee ngwino hano tuganire tubanguka uzi ko umugore mugenzi wawe yapfishije umugabo sana yego ryari nisi ubwo waba utabizi ukaba uvuga ko ufite inshuti ziheza ariko se wowe uko wabimenye ntiwambwira nisi nari kubwira kandi umugore ari mugenzi wawe aha ntabyo namenye pe nisi ufatanye gahunda yo kuja kumusura ku byaro byarira tuzaje kuwa gatandatu tarate ntari witegure ubwo tuzagenda nta kibazo ntihazagira indi mpamvu igutega cyangwa ibindi bibazo nta kibazo sawa njuga uyu nguyu nyine ni umushuti wanjye nyine mwavugana ngo nitujye mu kiganiro amakuru yawe meze neza se hano ni se amakuru yawe umeze neza biragenda gake gake nabi karabura icyungo karabura nta kibura tu nta kibura umaze kujya ngo gake gake ubu nyine hari ikintu kiba kiburamo nyine ubwo nyine hari igihe umuntu aba yababuze uburyo abivugamo gati gati cyangwa kenshi mbese mo gake kenshi kaba kameze nyine ni igihe ubu ni igihe umuntu navuga gute none se uzi ko utari kuvuga ni igihe kibazo ufite zandenze bishobora kuba ngo hari umuntu uri kunshaka nyine mbwira numve bitinye ntabwo hari utunani gufura hari ahantu njye nashaka kugira tuganire gusa nyine tubwire ngo abamukeneye nyine mbwira guhisha ko ntabwo icyo ushaka nyine nawe nyine kubwira ni kuko kuvuga nyine nta time ufite tu nta time ufite tayimu nyine ibyo tubyiyorere nyine tu gusa nyine ntabwo ushaka nyine ko mata y'umubiri nawe tukaganira nari nanakwishimiye narebye nuko ndi kwihuta nuko ntabitekerezaho kuko igihe ni gitoya ntibise ko mata y'umubiri ntabwo ari igihe kinini nyine ni ukugira nyine tuganire ndi kwihuta ujya n'iminota 10 ntazikoresha shuwa ni wenda iminota 5 ntari wenda gusa nyine ibintu numvaga twaganiraho ndumva bigoye cyane tu sinzi hariya iminota 5 hari ihagije urakoresha uburyo umwete amasaha y'iminota ngo wari nizirangira ariko nizishaka ihita ngenda iyo mpamvu ntigamye ngukeneye kunyeneyeho nyine naje mbwira icyo gihe nabwo nacyo kitarangira se biragoye pe kubikubwira ibyo ni ibiki nshaka kumbwira udashaka kuvuga ko turi hano twenyine ko nta wundi muntu uhari gusa sinzi niba ari ngombwa gusa kamubwire nyine gusa nyine sinzi ukuntu uri bubyumve uko uri bubyakire gusa nyine iyo byumve nawe ukunze sibemo ntabwo ndi kumva neza icyo ushaka kuvuga sinzi utumvishe neza ntacyo pe nta kintu utumvishe nyine bivuze ngo ibyo mvuze byose urabyumva buriya bimwe nabyumvishe ariko vuga ngo icyo ushaka kwishimira mbese kuvuga nta muntu uhari nta muntu twikangana gutera isoni y'ibyo ushaka kuvuga njyewe nta soni mfite ngambwira nyine ngende kuko iminota yawe wayakubura iminota ibiri mbese ko ngukunda biteye isoni jewe
wowe nyine none se urumva ndimo turi kuganira ubwiye yuko turi hano twenyine niho ndi kubwira reka mubwire rero ibi bintu nanabifatira umwanzuro kano kanya bitewe n'ibyago twagize reka uzagaruka ubwo ni munsi tubiganire kuko ndahuze cyane ese nyine hari ukugaruka tukabiganira ndabyumva ako nyine ndi kugaruka nyine base wowe urabona nyine byakora tomati nyine urumva twakundana njyewe cyangwa ntabwo ndi kuri revo yawe byaterwa nuko nyine ndi kukubwira ngo uye none ese byaterwa wowe nyine okay muri make ntabwo wigeze umwanda si umuntu muhorana nk'inshuti ureba nkucura inshuti yawe ushike wanjye nibyo ngibyo ushaka kugira umuntu abitekerezeho neza birakugoye ntabwo bigoye nyine bisaba kugira umuntu abanza abitekerezeho yumve n'ahantu umuntu biramugeze biramugwisha ndakumva niba uzayifatira cyane nabi ariko nyine numva ari neza nzahita uhamagara kuri telefone kuko ndahuze cyane ibyansiga hano turabaye ko mugire umunsi mwiza welcome iwacu uyu munsi ni uwo kwishima ni iby'igiciro kinini kuba mwadusuye natwe turabishimiye cyane nta kibazo uwo munsi mbona ni uwa hehe kuri bose umusaza w'umugore wawe ye. aho yabibwira ubona ko ari umusore ujijutse murakoze izina yanjye yitwa poketi icyo nshinzwe ni nkora muri minisiteri ishinzwe siporo mbese nje nshinzwemo umuco na siporo buriye mpande ba mugisha murareba nanjye abana banjye babibwira koze nitwa mwiza Darirene. twishimiye kukumenya nanjye nitwa umudanikazi twishimiye kukumenya nanjye nitwa Yezu Pacifique uyu ni umuryango wanjye mfite abana batatu ndetse bakaba ibindi birabizi twarumvishaga mwagize ibyago ariko ntitwaboneka ngo tuze tubitabaye niyo mpamvu uyu munsi muri kutubona hano gutyo tumeze mwakoze ariko nyine imana nyine yamukunze kuturusha ni ukwihangana ibyo bibaho henshi ushobora kumva ngo n'undi yanjye siko bimeze Mission. isaha zigeze zo gutaha ndikora bubumanye twasezera tugaga yuko ejo ni akazi urabona ndetse tuzaba turanyaruka ibyabo byarabaye turanyaruka tuze tubasure nta kibazo nta kibazo kandi mwakoze reka dutahe wakoze katubaherekeze bageze ku irembo baya basiga abagezeyo
Ese azibaza mu Unyama waruma ni Byagenze gute? ese ubyemera kureba Ese uyu mukobwa wasohotse arakaye byagenze gute? Aha, kambe njye kwisubira mu masomo nzabimubariza ku ishuri. Inkundo by'iyi minsi ntawazitaho.